nubwo bamwe muri bo bubatse ntibabura kurikoroza muri rubanda bakagarukwaho n'abatari bake by'umwihariko igitsina gore bavuga ko bafite uburanga buhebuje. Kuri urutonde hariho bose 20 b'abanyarwanda b'ubwiza butangaza benshi, nubwo nanone ugira uko burebwa ku muntu ku giti cye ntitwakwirengagiza ko hari bivugwa bikanahurizwaho n'imbaga nyamwinshi. Ni nibyo rero twagendeyeho dukora urutonde rwabo uko ari abanyarwanda 20 b'ubwiza bivugwa ko butangaza benshi. Ntiwabura kuvuga ko bamwe muri bo bituma bagira igikundiro gikomeye. Ku mwanya wa 20 hari umusore witwa Muneza Christophe cyangwa suzwi nka Christopher. Christopher ni umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe cyane kubera indirimbo ze ziganjemo urukundo, ariko nyuma y'ibyo akabazwiho ubwiza nta makemwa mu basore bazwi u Rwanda rufite. Akabazwiho kuberwa mu myambarire kandi akaba ari umuntu utuje udakunda kugarukwaho mu itangazamakuru mu makuru atajyanye n'umwuga we w'ubuhanzi. Mbese ni urugero rwiza rw'umusore utuje. Ku mwanya wa 19 turahasanga Ishimwe Clement. Ni umugabo wubatse kuri ubu ufite n'umugore ari uzwi nka Knowless cyangwa se nanone Butera Jeanne d'Arc mu mazina ye bwite, ndetse bakaba bafitanye abana. Uretse ibyo kandi Clement yamenyekanye nka producer cyangwa se utunganya umuziki mu nzu ye bwite yise Kina Music. Kuva yatangiye gukora ku kazi, nubwo yarazwi we ntiyakunze kugaragara cyane mu bitangazamakuru, ahubwo izina rye na label ye ya Kina Music nibyo byatangiye bikunda kugaruka mu matwi y'abantu. Aho agaragariye rero byavuzwe na benshi ko afite igihagararo n'uburanga bubereye amaso, kandi rwose ko ari umwe mu bagabo bavuga make akagira ikinyabupfura gikomeye mu byo akora. Benshi ntibabura kuvuga ko agira akantu k'igitsure muri we, mbese atari wa muntu wapfa kumenyera cyangwa se kumenya iby'uko wiboneye. Hari n'abavuga ko kandi iba ari bimwe mu nkingi ya mwamba bituma urugo rw'uyu mugabo n'umugore we w'umuhanzikazi Knowless rukomera ndetse rukaba ntavogerwa. Ku mwanya wa 18 turahasanga David Bayingana. Uyu nawe yagiye agarukwaho kenshi kamwe mu basore bagiye barikoroza ku bari benshi bagahuriza ku kuba afite uburanga, inzobe inoze, uburebure no kuberwa yewe n'amaso nk'ay'abakobwa. Byavuzwe kandi ko uyu yari yarashinze urugo, ariko nyuma nanone ntibize kugenda neza bikarangira atandukanye n'uwo bari barashakanye, ndetse ko nanone bafitanye umwana umwe. Gusa nanone imbuga nkoranyambaga ze byiza kugaragaza ko yasubiye mu rukundo rushya. Ku mwanya wa 17 hari uwitwa DJ Pius. Ni umwe mu basore b'inkorokoro akaba muremure cyane. Uyu nawe yagarutsweho cyane ko ari umwe mu basore beza u Rwanda rufite, nubwo nawe byavuzwe ko yatandukanye n'umugore we bashakanye ndetse bari bafitanye umwana w'umuhungu. Ku mwanya wa 16 hari uwitwa MC Nario. Ni umusangiza w'amagambo akaba n'umunyamakuru. Nawe ni umwe mu basore b'u Rwanda uvugisha inkumi nyinshi ku bwiza bwe ntagereranywa, akaba umuhanga mu kwambara bibereye ijisho. Ni umusore ufite umwana umwe w'umuhungu nk'uko adahwema gusangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze amafoto yabo. Ku mwanya wa 15 hari Mukunzi Yannick. Ni umwe mu bamenyekanye muri ruhago nyarwanda cyane ko yagiye akinira amakipe atandukanye. Azwiho ubwiza bwasajije nk'umakangari cyane ko bamwe bagiye babigaragaza bashoka amarira ku matama bavuga ko bamurwariye ibyiswa kadege. Nyamara ariko uyu yahisemo guhereza urukundo rw'umukobwa umwe ndetse aza no kumugira umugore. Uyu mugore nawe wihariye ku bwiza buhebuje, kuri ubu ndetse bakaba bafitanye abana babiri. Ku mwanya wa 14 mu basore bivugwa ko bahiga abandi mu bwiza ndetse igikundiro cyabo kiganje ku bari w'u Rwanda hari Andy Umuntu. Ni umusore uzwiho kuririmba indirimbo ziganjemo ubutumwa bwiza, akaba umunyamakuru wabarizwaga ku kinyamakuru cya Kiss FM, akagirijwe abakobwa bikundira cyane rya bazi tuje haba mu mivugire no mu miririmbire ye. Akagira ubwiza nta makemwa no kwiyoroshya nk'uko bihurizwaho n'abatari bake. Ku mwanya wa 13 kuri urutonde hari umusore wamenyekanye nka Egide Fox. Ni umwe mu bafotografe bazwiho gukora akazi ke kinyamwuga, cyane ko ari umwe mu bafotora ibyamamare birimo na bamwe mu banyarwanda babarizwa ku mugabane wa Amerika n'ahandi. Azwiho kandi kuba yarashakanye na Nyampinga ufatwa nk'uw'ibihe byose w'u Rwanda Kayibanda Aurore, nubwo kandi bitaje gukunda ko barambana buri umwe akagana inzira ye, ndetse kuri ubu bombi bakaba bafite abo bashakanye. Ku mwanya wa 12 kuri urutonde turahasanga umusore witwa Bienvenue Demtus. Ni umwe mu banyamakuru bamenyekanye cyane atangaza amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda. Benshi bahuriza ku kuba uyu musore
ari umudahigwa mu gusa neza bigaragarira inyuma, nta bindi bikabyo kandi byongera biri ku mubiri we nk'imisatsi n'ibindi byatuma umuntu yumva ko byamugaragaza neza. Icyakora agahora aconze agasatsi gake cyane ku nyogosho ye nziza, akamenya kwambara amakote y'intoranywa ajyanye nawe cyane, bigatuma bindashyikirwa mu kuberwa. Ku mwanya wa 11 haza umunyamakuru Ali Sudi, nawe kuri ubu wibera ku mugabane wa Amerika. Mu myaka ya mbere ye atangiye itangazamakuru, uyu musore yari koroje ku bari batari bake kubwo kuba yari umuhanga mu biganiro bijyanye n'imyidagaduro, mu ijwi rye ryiza rituje kandi akagira indeshyi abakobwa bakunda. Kuri ubu nawe afite umugore bashakanye ndetse n'abana. Ku mwanya wa 10 hari uwitwa Jay Rwanda cyangwa se Ntabanganyimana Jean de Dieu, wamenyekanye nk'umusore waserukiye abandi mu marushanwa y'ubwiza. Ku mwanya wa 9 haza umugabo uzwi nka Nick Dimples, wamenyekanye mu gukina amafilime harimo n'iyitwa City Maid. Ubundi ntibikunze kubaho ko abasore bagira dimples cyangwa se utwobo tw'ubwiza mu gihe baseka, cyane ko n'abakobwa batugira nabibyo bibabera ikimenyetso cy'ubwiza simusiga. Ariko nyamugabo we yaragiye ubwo bwiza bw'abakobwa mu nseko abwiharira bwose, ari naho havuye akabyiniro bamwita ka dimples. Ku mwanya wa 8 haza uwitwa David Nsengiyumva, uzwi nk'umugabo w'umwe mu bagize itsinda rya Mackenzie's Group. Uyu mugabo nawe indeshyo ye yewe n'inseko ye byakomeje gutangaza benshi. Ku mwanya wa 7 haza Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, uzwi nk'umuhanzi akaba n'umugabo wa Miss Pamela. Uyu ubwiza bwe no kuvuga tuje kwe yewe n'imiririmbire ye byamuhaye igikundiro mu bari benshi b'abanyarwandakazi kuva mu myaka myinshi itambutse. Hari Kitoko bibarwa nawe uzwi nk'umuhanzi. Ku mwanya wa 5 haza Meddy, nawe wamenyekanye mu buhanzi. Ku mwanya wa 4 haza Bertrand cyangwa se umukwe wa Perezida w'u Rwanda, akaba kandi nyine umugabo w'umukobwa umwe rukumbi we Ange Kagame. Ku mwanya wa 3 haza Ian Kagame cyangwa se bahaye akabyiniro ka CTU, umusore uzwi w'ikinyabupfura no kwiyoroshya biherekejwe n'uburanga bwe bw'umwimerere. Ku mwanya wa 2 haza umusore witwa Israel Mbonyi, umuhanzi w'indirimbo z'Imana kandi we rwose sinabi Rwanda gusa yigaruriye imitima no mu bihugu birukikije, avugisha benshi uhereye ku bwiza bwe yewe no kwambara neza kaberwa, byose bigakurikizwa no kwiyoroshya gukomeye agira. Ibyo bikaba ikimenyetso simusiga cy'ikimutera igikundiro kidasanzwe agira. Ku mwanya wa 1 ni gake rwose uzabona intonde z'abasore bahagarariye u Rwanda mu buranga no kuba inkorokoro yewe no kuvugisha benshi kubw'ubwiza n'igikundiro muri rubanda, ngo maze ku mwanya wa 1 ntiwasanga uyu musore Ivan Kagame. Ibi bituma yibazwaho na benshi ndetse bagahuriza ku matsiko yuzegukana umutima we, cyane ko ibyerekeye urukundo rwe n'ubuzima bwe muri rusange bitazwi na benshi. Nangaha dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku rutonde rw'abasore, ariko nanone bamwe muri bo barangije no kurushinga bihariye imitima y'abanyarwandakazi cyangwa se n'ahandi muri rusange kubw'igikundiro benshi bakomora ku bwiza n'uburanga bwabo. Mwakoze kubana natwe, nahongeye mwari kumwe ndi Benita Giraneza Owe. Turabutsa ku gitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BJ Space.